Ibihe byiza kuri mwese mukurikira Mugabe wa TV. Uyu ni umwanya duhura tukaganira ku bitekerezo bitandukanye ndetse tukana girana inama tugasharinga uko tubyumva no kutubitekereza ariko tugamije kubaka umuryango nyarwanda. Nge ubabwira nitwa Mbera nkomeje wa Butugu bw'Akabare ka Gitori ka Kigeri Mukobanya. Jewe nitwa Mugabe Robert mwene Kabahiki. Wagakwaye waruzigamazi wandahiriwe wanembe warusimbe waruyange warutsobe waruyange warubona warutsobe ngaba ndumutsobe w'umubona abatsobe mwese karibu abene Giture ngo barashaka gukora group. Oya na groupe abere Giture hano tuganire ubwo wasaga bazako kugira ubwami waho. Oya mumbabarire Mbera uyu munsi duhishiye iki? Uyu munsi ndashaka ko tujya mu mizi Bob. Imizi tumaze iminsi tuvuga ku Rwanda wenda abantu badukurikiye bajya babibona bitakuri bitandukanye, tuvuga ku mibereho y'abanyarwanda, kwaguka ku Rwanda, imitekerereze y'abanyarwanda, ariko uyu munsi ndashaka ko tujya ku miyoborere y'abanyarwanda. Yego. Abanyarwanda bayobowe gute cyangwa se bayoborwa gute cyangwa se bayobotse gute, ingoma zabanje zose ku byagiye bigenda kugira ngo ibi ngibi bimaze iki. Ntago tugiye kubivuga gutyo gusa, ahubwo tugiye kubivuga twerekeza mu kubaka umuryango mugari ndetse no kubaka indangagaciro dukwiye kugeza ku muryango nyarwanda. Yego. Ariko imiyoborere rimwe na rimwe hari umuntu yumva ngo ubutegetsi akumva inshingano zose n'iz'ubutegetsi we ntacyo abazwa. Kuvuga ati niba bavuze ngo kujya wenda leta yavuze ibi, akumva ko ari leta bivuze watarimo, kandi nyamara atabyumva ntitwatera imbere. Ko niyo bikorerwa ni nawe ubikora, ariko akabikora atabizi cyangwa akabikora atanabishaka, ariko bitakwiye. Umuntu akwiye kuba yumva igihugu akacyumva mu buryo bw'imiyoborere, ko abayobora igihugu n'abana babo n'ababyeyi babo n'ubundi tubana mu muryango ubuzima bwa buri munsi. Ariko rimwe na rimwe hakabonekamo icyuho hagati y'abayobora n'abayoborwa kidakwiye, kuko nko mu bihugu byateye imbere nagiye mbona ntago byigeze bitera imbere bidashyize hamwe muri ubwo buryo ndi kukubwira. Umupolisi ugufunga wari umwana wawe cyangwa wari umwana w'umuturanyi, umucamanza ugukatira abari abaturanyi bo kundi musozi cyangwa se naho wawe mu rugo. Mbega n'abantu buzi n'abanyarwanda bene wacu nibwo bwoko twagiye tubona mu biganiro byabanje na comment. Ndashimira abantu baduhaye comment, twavusobanuye ko abundi ubunyarwanda nibwo bwoko, kuko dushingira ku rurimi, ku mateka amwe. Ntago dufite ururimi rw'aba cyangwa abangaba, twese tuvuga ururimi rumwe, amateka amwe. Nta rurimi rw'urututsi ruhaba ngo habeho n'uruhutu ngo habeho n'urutwa, nta na rumwe. Bivuze ngo hari umuntu muri comment bikompaye n'ababirigi, ariko ababirigi bo n'amoko ku buryo abiri. Yego, abawaro n'abakiwaro n'ikirimi cy'igiframa. Twebwe rero ntago dufite izo n'imico y'abawaro n'abafaruma ntabwo ari imwe. Kuri twe rero umuco n'umwe, ururimi ni rumwe, imiryango ni imwe. Tumaze iminsi dusobanura imiryango, abanyiginya, abega, abatsobe, twabonye ko ibyo byiciro byose bibonekamo. Ubu rero tugiye kujya ku miyoborere. U Rwanda rwo hambere rwayoborwaga n'ubwami nk'uko mubizi, ariko hejuru y'umwami habaga ingoma. Yego. Mu Rwanda twagiraga ingoma ngabe yitwa Rwoga. Iyo ngoma ni y'umwami yarahiriragaho. Yego. Nk'uko habaho itegeko nshinga gukwiki. Kugira ngo ubyumve neza, abiru bari ibwami, ndagira ngo sobanure inzego z'ubutegetsi gutya. Abiru babaga ibwami bitoragamo umutware w'abiru. Uwo mutware w'abiru akaba ari we wimika umugabekazi. Yarangiza kwimika umugabekazi, umwiru mukuru agafatanya n'umugabekazi kwimika umwami. Umwami kwa kundi u Rwanda urw'ubu ngubu perezida arahira ku itegeko nshinga no kwibendera.
yarahiriraga ku ngoma ngabe y'u Rwanda. ariko ndetse ngo uce mu ijambo uzi bitwarane n'ibyo ubu ngubu perezida w'icyungo sureze perezida yego bivuze ngo bari nk'umwiru w'igihugu yaba ari umwiru mukuru. That's good. Umwiru mukuru kubera yuko inteko y'abacamanza bagize urukiko rw'ikirenga iricara yego uyoboye urukiko rw'ikirenga ni nawe nagereranya n'umwiru mukuru akarahiza perezida wa repubulika afashe ku ibendera ku birango by'igihugu n'itegeko nshinga. Ibirango by'igihugu cya mbere ibi byo tuvuga ngo ubutegetsi bwa runaka kera bavugaga ingoma kubera ko umwami yimaga ku ngoma. Ingoma ngabe y'u Rwanda yari Rwoga. Umwami wese yarahiriraga iyo ngoma akarahirira kuko byari ibirango by'igihugu bihagarariye ubutegetsi. Yego. Iyo ngoma ngabe Rwoga yaje gusimburwa na Karinga. Yego. Iyo ngoma yabaga iri kumwe n'izindi ngoma. Ese ni ingoma bugoma? Iba kubita? Okay. Yari ingoma iri kumwe n'izindi. Yari igaragiwe n'ingoma yitwa Indamutsa. Iyo ngoma Indamutsa yabaga ari ingoma yo kubyutsa umwami. Imuramutsa. Nuko n'igihe umwami atetse ku karubanda mu guca imanza no gushyiraho amategeko n'ibiki Indamutsa yaravugaga. Ibi mubona bya defre by'ibiki byarabaga ibwami. Indamutsa yaravugaga umwami yakwibambura atetse hakaza ingabo zikabyina hakaza abagore b'amariza hakaza abakobwa abantu bose babaga ibwami bariyerekanaga akamenya ko baramutse kuko yaramutsaga igihugu. Ingoma yaramutsaga umwami akaza kuramutsa igihugu. Ibyo byumvikane neza yuko nubwo umwami yari ahari habagaho urundi rwego rw'ubutegetsi rwitwa abiru. Abiru babaga ku rwego rw'igihugu bakaba mu batware bakuru bakaba mu batware b'umukenke n'abatware b'ubutaka bakaba mu batware b'imisozi bakaba no mu batware b'imiryango. Nibo bafashaga mu kugira inama inzego zose z'ubutegetsi z'ingoma mu kuyobora imihango kuko nk'umuganura nubwo watangiraga ibwami ariko abantu bose barawizihizaga kugeza ku rwego rw'umuryango. Abiru bayoboraga ibyo bikorwa mu kugira inama. Abatware b'umuryango nibo twakwita nk'abayobozi b'isibo. Yego. N'abayobozi b'imidugudu. Ababyeyi b'abagabo. Ubwo twari imiryango abagabo. Ubwo ni nk'umbega ariko kuri papa bari umutware mu muryango. Yego. Ariko urumva abatware b'umuryango reka nguhe urugero. Iyo umwami yamaraga kwima habagaho icyo twita abatware bakuru. Abo batware bakuru nibo bakoranaga n'umwami mu rwego rwo kuyobora icyo nakwita guverinoma centrale. Abo batware bakuru bagashyiraho abitwa abatware umwami bagafatanya n'umwami mu gushyiraho abatware b'umukenke, abatware b'ubutaka. Abatware b'ubutaka babaga bashinzwe agriculture. Abatware b'umukenke bashinzwe livestock. Minagri yabaga irimo abo batware habaga abatware b'umukenke harimo n'abatware b'inka. Umukenke wajyanaga n'inka niyo economy. Hanyuma hakaba n'abatware b'ubutaka bari bashinzwe iby'ubuhinzi. Kumenya ngo babavubyi imvura izagwa gute sezo y'ubuhinzi imeze gute. Abatware b'ubuhinzi bari bashinzwe kureba uko politike y'ubuhinzi ishyirwa mu bikorwa. Politike gute?
Nese si byo umurongo w'ubuhinzi gusoma ibihe ngo umurongo w'ubuhinzi urwo narwo rwari urwego rwihariye rw'imenyagihe n'iteganyagihe yego rwari urwego rwihariye mu nzego ziyoboye igihugu nawe ariko ayo mutware w'ubutaka yabaga ashinzwe kumenya aha n'imbuto ki yahera n'imbuto ki nshya ije abahinzi b'ahangaha bo barahinga iki ahera ibitoki ahera amasaka ahera uburo ahera ibijumba ahera ibihingwa ngandurarugo nyiramasaka naho hakaba abatware b'umukenke abatware b'umukenke abo bantu nakwita ko aribo babaga bayoboye intara kuko abatware bakuru bakoraga nka kabinete baturukaga mu ngeri zose z'abanyarwanda no mu byiciro mu moko yose y'abanyarwanda no mu byiciro byose by'ubukungu baba bari abakize byo hagati abo nakwita abahutu abakize bya hasi cyane bo twakwita abatwa kuko zari classes ubudehe iyo ubuvuze ntabwo nkeka ko umunyarwanda wuba byumva bari ubututsi ubuhutu n'ubutwa zari classes zari ibyiciro by'ubukire by'ubukungu ukize yabaga ari umututsi tutitaye uko izuru ryawe rireshya tutitaye uburebure ufite wabaga uri umututsi ukize biringaniye munsi y'umututsi yabaga ari umuhutu mbega ni second class third class babaga ari abatwa iyo bahuza ngo n'ubusangwa butaka ntabwo ari byo oya now ibyo nabyo turaza kubigeraho n'ibibazo by'ubukoroni now hakaza muri abo bantu bagize abatware bakuru bavaga muri ibyo byiciro byashoboka ko umuntu yimura icyiciro yego ibyo bitaga kwihutura ukava mu cyiciro wenda cy'abatutsi ukajya mu bahutu ukava mu cy'abahutu ukajya mu cy'abatutsi yego kimwe nuko washoboraga kuva mu batutsi ukaba umutwe ugakena ugatindihara ugatindahara ukisanga wagiye ya waguhiye icyo gihe mu mvuga yogo babyita gushya ngo yarazamutse arenga ku batwagira ku bututsi we yavuye mu cyiciro kubera gukora cyane ava mu cyiciro cy'abatwa abo mututsi yasimbutse icyiciro cy'abatutsi yaragisimbutse umwami yaramugaye atakira ngo byose umunsi umwe asanga yakize rudahigwa we yavuye mu cyiciro cy'abahutu ajya mu batutsi ava mu cyiciro cy'abatutsi aba umwami nta mwami washoboraga kwima ari umututsi iyo wimaga watakazaga ubututsi bakavuga bati izina ryawe ry'ubututsi ni iri ariko izina ry'ubwami ubaye Mutara iyo wabaga Mutara wabaga uhagarariye all classes n'amoko yose y'abanyarwanda ntabwo byakwemeraga yuko uba mu cyiciro runaka cy'ubukungu kuko iyo ubaye mu cyiciro cy'abatutsi wazashyira watonesha urabona uko nsa gutya mbera ndongoye umugore w'inzobe usa nanjye ufite izuru nk'iryanjye biroroshye yuko dukereye ubwoko tw'abagabe oya buriya urabona nk'aba bantu bavuga ngo abatutsi ngo ni barebare b'izuru rimeze gutya biroroshye yuko jyewe meze gutya ushobora gukeka ko ni umuhutu cyangwa n'umututsi ushobora gushaka undi mukobwa dusa tugakomeza gutya ukagira ngo ni ubwoko bw'abatutsi kube wapi ni classe twitoranyije classe yishakamo abakire buri gihe bishakanamo umwana wa runaka ashaka mu utinya guhomba ibyo wakoreye ibyo rero abantu benshi kuberaho n'iyo mibereho myiza biroroshye yuko abakire basa
kuko barashakana. uzi ko ujya gushyingirwa uti umwana avuka he uzanye ni uwo kwana. Now ikintu reka asubire mu nzego z'ubutegetsi. Muri izo nzego abari ku ntara wabonaga ku rwego rw'intara babaga ari abatware b'umukenke n'abatware b'ubutaka. Munsi muri bo nibo bashyiragaho icyo twita abatware b'imisozi. Imisozi yabaga ari nk'umurenge, yabaga understand kuko ari na kumva ngo umusozi wenda wa Kigali hari umutware witwa kanaka. Yego, hari n'ubwo abagabo nk'uyu Bwanakweli yabaga yifitiye abagore 4 akagira abana nka 24 bakora umusozi. Mu gihe runaka mu bana be bakazahabwa umusozi, bakavuga bati uyu musozi ni uw'Abahondogo. Wenda umusozi wa Gahondogo. Cyangwa se bakavuga bati uyu musozi ni uw'Abanyakarama. Abanyakarama ni Abanyiginya. Ariko bakitwa ko ari umusozi w'Abanyakarama. I understand. Umusozi w'Ababona uzabona ahantu henshi mu Rwanda hitwa amazina Irubona. Ese bo ibintu tuganira Abanyarwanda bo hambere bari babizi cyane, ndetse bababwiye ngo iki kugira ngo babyibagirwe bumve ko nibwo buzima bwabo. Now umubiri yababwiye ngo iki uzi ko ahantu najya mu aho ndaza kwagera. Now agasozi kashoboraga, umusozi washoboraga kwitirirwa umuryango, ubwoko cyangwa kwitirirwa ingabo. Niho uzumva mu Barashi, niho uzumva Nyaruguru, niho uzumva hari umutwe w'ingabo wabaga mu Mutara. Ariko nko Mutara hariho aho bita Ryabega. Mu by'ukuri ni Ryabega, ni ku iriba ry'Abega, habaga umugabo witwa Bikina. Ukajya ahantu henshi hitirirwa ingabo, habaga hatitirirwa ubwoko, hakitirirwa umuryango cyangwa hakitirirwa ingabo. Remera y'Abaforongo bamenyaga. Uzabona ahantu henshi cyane aho ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye bugera habaga ahantu nka 3. Ugasanga ahantu henshi hitwa Remera, ahandi hitwa Rubona, ndetse no ku musozi wa Ruwenzori narabivuze hari ahitwa Rubona, n'ubu hari ikigo cya gisirikare. Ruwenzori ni Bugande. That's good. Kubera ko ni hakurya ya Rwicanzige. So ni gutyo u Rwanda rwari ruyobowe, ariko kuva hasi ku muryango kugera ku musozi, kugera ku cyo twakwita intara, kugera ku rwego guverinoma centrale, ni gutyo byari byubatse. Now urundi rwego rwabagaho rwari urwego rw'intebe y'abasizi. Urwo rwego rw'intebe y'abasizi rwabaga ruri muri guverinoma centrale, ariko bashinzwe ibintu 3. Icya mbere ubushakashatsi ku muco, icya kabiri kuvuga amateka nk'uko nyavuga uko byabarirwaga mu busizi, kuvuga amacumu, amateka, urugamba n'ibitero u Rwanda rwagiye rugaba, bakabifata mu mutwe, bakabihimbamo ibisigo, bakanabyigisha n'abandi Banyarwanda, haba mu bitaramo, haba no mu yindi mihango. Babaga bashinzwe kubika amateka y'igihugu. Uziko ejo bundi nahuye n'umwana ufite projet yo gusiga u Rwanda, ariko ahereye Rwavuba, ku buryo guhera ku ntambara zose mwarwanya akageze ikora igisiga, akagisobanura ukuntu operation Kito nagenza, akayirenga akajya kuyabacengeza, abikoze mu gisigo. Wari harabika amateka muri make, uwo n'umunyamateka
mu myumvire y'u Rwanda kuko abanyamateka intebe y'abasizi yabikaga amateka ikabika ikinyarwanda. Mu kinyarwanda habagamwo nk'ibice nka bitatu, hari ikinyarwanda iki ngiki cya rusange abanyarwanda bavuga, habagaho ikinyarwanda cy'ubusizi ari nacyo wajyanaga ibwami kuvuga, hakaba ikindi kinyarwanda cyavugwaga ibwami. abanyabwenge bari kuva ibyo uri kuvuga neza. Yego, hakaba hari ikindi kinyarwanda bakoreshaga ibwami cyitwa ikinyakirima. Ntabwo niba warazanaga uzajya ikibazo ibwami, uburyo wakivugagamo ntabwo wakivugaga muri iki kinyarwanda iki ngiki cyacu gisanzwe, wabivugagamo mu bintu byenda kumera nk'igisigo n'igisingizo. ariho haturuka mbere yo kuvuga ikibazo banza ushima ibyagezweho, ubanza ugakomera umwami yombi, ukabanza ukamusingiza, ukanavuga ukavuga ukanivugaho urinde uruwande. Ibi byatumaga abanyarwanda bashaka kumenya. Warangiza ukavuga ikibazo cyawe mu buryo bujyanye n'ubusizi n'ubuvanganzo, uburyo umwami akumva yuko yarataramye uri umunyarwanda w'imwimerere. True. Ntabwo washoboraga guhagarara imbere y'umwami ngo urumva ngo inka za runaka zaranyoneye. Shaka kubivuga neza. Ibyo ni ibintu washoboraga kuvuga ku rwego rw'umuryango. Nyabyumva no mu ndirimbo zo hambere z'ibisingizo ko zaga zimeze. Yego. Hari uburyo nk'abasizi, hariho n'abasizi basigaga bakagezaho bakora ibisigo byo bita ibisigo by'ubusa. Ibisigo by'ubusa kenshi byabaga birimo no guserereza umwami no kumunenga. Umwami ni wemezaga ibisigo bijya mu bifatwa nk'umutungo w'igihugu. Hari ubwo rero ibyamurakazaga, nka Rwabugiri yari umugabo muhungu wa Musana yigeze gusiga munenga, Rwabugiri ahaguruka ashaka kumuhitana, abiro baramubuza n'abatware barahaga bahisha uwo mugabo. Igisigo cyamunengaga kimurega ubwicanyi burenze. Urumva Rwabugiri yakundaga ibintu nka bitatu bikomeye. Yakundaga inzoga, intambara n'abana. Aho yabaga yicaye habaga hari abana bicaye bamwicaye iruhande, bamwe bakamwicara mu maguru, abandi bakamwurira. Yakundaga abana cyane. Ni nawe wazanye isigamiga rivuga ngo yaduteje abagore n'imbwa. Abikuye ku gisigo cya Muhungu w'Abagorozi wari uri bwo kumunenga avuga yuko intambara nyinshi arwana, abagore benshi bamaze kuba abapfakazi. Noneho habaga umugabo arangije, uwo mugabo yagenderaga imbwa ahantu ahagaze ku rugo, akayishyira ku rugo. Noneho atangira kugenda yarigeze umupfubuza apfubura abo bagore b'abasirikare baguye ku rugamba. Rafite projet goye. Noneho baza abantu barabireba, baza hari umugabo w'inshuti ya Rwabugiri wari umaze kugwa ku rugamba. Ahageze abaririza amakuru yaho, bamuzanira amakuru y'agaceye y'uwo mugabo wagereraga imbwa yuko agenda ari ubarongora bapfubura. Rwabugiri ahamagara agaceye aravuga uduteje abagore n'imbwa. Ariko ibyo byaje bikurikira igisigo cya Muhungu w'Abagorozi. Wari umaze kubimubwira mu gisigo. Wari umaze kubimubwira mu gisigo ko inshuti ze abasirikare yakundaga bagwaga ku rugamba, kuko Rwabugiri yashoboraga kuba aryamye
akabyuka saa 8 twagiye agahamagaza ingabo Bugesera tubutere akavuga ati twagiye atahano tuhateye. Tuvuye ku basize twanyuze mu buyobozi central administration tugera kuri local administration. Noneho turangije tugaragaje n'uburyo babikaga amateka n'ikinebe y'abasize. Urashobora ikibazo aho ngaho tuvuge umuyobozi w'umuryango wawe nanjye ni umuyobozi w'umuryango wanjye ese twagendaga ikibazo twajyaga he ku muyobozi kunuza ku mutware umusozi that's good ubwo nawe akakirepotinga paka ageze ibwami mutware umusozi akenshi yaragikemuraga kubera yuko iyo mwageranaga ikibazo mbere yuko kijyana ubutware w'umusozi mwatoraga imfura zo kumusira aho ngaho zikabagira inama zikanaruca urwo rubanza. That's great. Niyo mpamvu hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo ugaye imfura z'iwabo bucya yimuka pe bucya yimuka kuko ako nagakunze uze ngo umwami yabaga afite ibibazo biri seriye cyane bimwe biremereye ewana bya bindi kuri iki gihe twageranye n'umutekano w'igihugu n'ibindi bibazo by'imiyoborere. Ubwo bagura umutware ugakosa imfura zarakweguzaga imfura rwose that's good bajyaga mbatware b'imikenke abatware b'ubutaka bakagaragaza ibyo bibazo bakoraga ikintu kugukuraho babyitaga kukunyaga barakunyagaga ariko oya n'umutware yashoboraga kunyagaga kubera ko niwe uba waraguhaye ubutwa nk'umutware w'umukenke n'umutware w'ubutaka umutware w'umukenke n'umutware w'ubutaka babaga kuko aribo bakugeraga umutware w'umusozi babaga bafite ubushobozi bwo kukunyaga kandi iyo bakunyagaga ntabwo bagukuraga ku buyobozi gusa n'inka n'imitungo barayinyaga kubera gutegeka nabi bizari inshingano zikomeye cyane gutegeka iyo wategekaga nabi nta gereza zari zihari ngo bagufunge ntaki barakunyagaga bakunyagaga ubutware bakakunyaga umusozi bakakunyaga n'inka bakakunyaga n'ubututsi byabaga ari byiza. Noneho abatware b'umukenke n'abatware b'ubutaka bagengwaga n'abatware bakuru bose bagahurira ibwami nk'abo ngabo abo batware iyo bakoraga ikosa rikomeye bamwe baraterwaga abandi bakanyagwa. Guterwa no kuvuga ngo umwami yakorezaga ingabo yorezaga ingabo zikagukunyaga ntabwo ari ukukunyaga icyo gihe babaga bakunyaze ariko kugutera kukwica bakwicaga n'umuryango wawe wose ni ukuvuga ko wabaye a national threat ariko babanzaga kugutumira ukisobanura byaguhama kabuze ko baje bakagutera kabuze ko bari inyuma yawe bagukurikiye wabura ubwo ukaburana wataha kumva ngo umwami yagutanze yagutanze ni bato yabaga waraterwaga ubwo nawe ugategura utubato twawe dukeya tw'umuryango wawe ukirwanaho bikanga reka tujye ku butegetsi bw'ubu. Mbere yuko tujya ku bw'ubu hari inzego z'ubutegetsi naragusobanurira izi nk'ubu uzi tuvuze umwami abatware n'umuryango ukuntu uyoborwa n'umuryango ukuntu wayoborwaga ariko twavuze no ku biru tuvuga no ku basizi tuvuga no ku ntebe y'ubusizi reka ngere ku idini ryabo twarahaguye komeza. Umwami ntabwo yabaga ari umwami gusa w'ubutegetsi yabaga ari n'umuyobozi w'idini ry'abanyarwanda ubwo ni imyizerere ubahuza n'Imana. Abanyarwanda basengaga Imana yitwa Rugira basengaga Imana ishobora byose bakayisengera mu miryango yabo
bakemera yuko iyo mana bavugana nayo banyuze mu bakurambere. So, buri muryango wiyambazaga abakurambere. Ni iryo dini ryacu. Gute hariho amasengesho mwavugaga, hari indirimbo numvise yitwa ngo indamutse bakuru, Cyane. ngo naje nyakugira imana, naje kubuza naho buretse gatoya muri iryo dini ry'abanyarwanda bemeraga imana, bakemera kuyoborwa n'umwami rimwe mu mwaka mu muhango wo gusaba umutima w'u Rwanda. Biyambazaga imana banyuze mu bakurambere mu miryango yabo. Ariko iryo dini nyarwanda naryo ryaje kugeramo sects. Sect urazumva? Ibyiciro. Oya. Sector. Sects. Sect. Oh, sects. Donc aya idini nyarwanda ryaje kugera amasect nk'ibi bya Ryangombe, ry'ababinga ba Nyundo, ibi bya Banyabingi. Izo ni sect. Twari udusect imimbano, ariko duturutse mu idini nyarwanda. Ndaguha urugero, abadivantiste bagiramo iyindi sect, nta kandi gapariti kiyomoye kigize abadivantiste bitwa abakusi, bakagira abagorozi yego, mbese bamwe batarya inyama, batagira bate. So idini no mu Isilamu babamo bitwa Abahamadiya, bafite n'umusigiti Rebero, Abashia. So amasekte ngayo, hari abanyamateka bajya bashaka kwitiranya bakavuga ngo idini ry'abanyarwanda babandwaga Ryangombe. Sibyo. Ryangombe was a small sect. N'ababandwaga Nyabingi was a small sect. Cyane cyane abantu bo mu Rukiga nibo babandwaga cyane Nyabingi. Abantu ba Ryangombe ry'ababinga ba Nyundo cyane cyane nabo mu majyepfo. Ariko izo zari sect. Ubundi idini nyarwanda basengaga imana rugira, bakayitambira ibitambo, bagahuzwa nayo n'abakurambere kandi bakayisengera mu miryango. Bakaba bayitura amasaka, bayitura ibyo bafite byose, ariko ibyo byose babituraga abakurambere bakabavugira kugira ngo babageze ku mana rugira. Ntabwo bemeraga yuko umusaza ushaje bavugaga ko yapfuye, bavugaga ko yashaje, kuko mu Rwanda na rwambere nta muntu wapfaga yabaga agiye guhura n'abakurambere. Yego. Ugabaga agiye mu yindi nteko izayivugira abasigaye ku isi. Yego. Yabaga azamuwe mu ntera. Reka ngabasibaza. Yego. Byarakoraga cyane. Ikindi mu idini ry'abanyarwanda bari bafite spirituality iri ku rwego rwo hejuru, aho bemeraga yuko abanyarwanda muri rusange bashobora gukizwa n'amaraso. Bamwe uburyo babagiraga abakurambere ihene, intama, wasangaga abantu benshi cyane batarya intama. Nanzwe ari concept ya Kiyahudi. Oya, actually abayahudi bayivomye mu Rwanda. Erega abayahudi nta bintu bafite byihariye, ibyinshi bagiye babitoragura muri Afurika. Na umuryango nyarwanda wabaga ufite inka n'imirima, ariko bakagira intama zaribwaga n'abatindi, donc bo bitaga abatwa. Ariko izo ntama icyari abahutu n'abatutsi batugaga izo ntama, icyo bazitungiraga suko baziryaga, zari zo gutura abakurambere mu masengesho. Intama ryari tungo ryejejwe ryo ryejejwe cyane. Yego. Nawe n'ikindi kintu ku rwego rw'igihugu, ariko uziko inama ngo nijye kwica ngo itaburana. Oya, ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'igihugu bemeraga yuko amaraso y'umuntu ashobora gukiza igihugu. Niyo mpamvu babaga bacengeri. Twigeze kumara imyaka irenga
50 u Rwanda ruri mu ntambara n'u Burundi, uzi ko ubwami bw'u Burundi bwaturutse mu bwami bw'u Rwanda. Mu ntambara ya spiritual warfare, mu ntambara itari intambara yeruye y'ingabo, ahubwo yari intambara y'abacengeri. Ndaguha urugero, hariho n'abami bagiye bitaga abacengeri, cyane cyane batangaga abana b'abami kugira ngo babacengeri, cyangwa se umwana w'umwiru mukuru cyangwa abandi biru bari ibwami kugira ngo babe babacengeri. Ihame rya mbere yabaga yerejwe n'indago. Ihame rya kabiri yagombaga kugenda abyihitiyemo, ubwo n'ubushake bwe bwite. Akagenda azi ko agiye gupfa ariko yitangiye u Rwanda kugira ngo mu banzi b'u Rwanda, ariko patriotisme yabaga iri hejuru, kugira ngo mu banzi b'u Rwanda haba nk'ibintu bitatu. Cyambere, u Rwanda rushoboye gutera. Hari n'ubwo umucengeri yagendaga batagamije yuko u Rwanda rutera gisirikare, rutera spiritual. Ndaguha urugero, hari umwami yatanze umwana w'umucengeri i Burundi, aragenda yiyahurira mu iriba ry'inka. Umwami w'u Burundi babimenye nabo batanga umwana w'umwami, nawe araza yiyahurira hejuru y'uwo mwana w'umwami wo mu Rwanda muri ryariyo, kugira ngo neutralize, kugira ngo cya gitero cy'u Rwanda kiburizwemo. None umwana ubwo babaga baraye batekereza ikintu cyahita gishwanyaguza igitero. Yego, kuko byari ibitero. Kugira ngo byumve neza, iyo nk'ubu u Rwanda rwatangaga umucengeri akagenda akagwa i Burundi, tutagamije kuhatera gisirikare, ahubwo dushaka kubateza ibyago nk'inzara yari ivanze nk'izuba nk'i Burundi byigeze kumara imyaka irenga 10, guteza ikiza kimara inka, gutuma imyaka itera. Zari intambara spirituelle ariko zirimo ibitambo. Umwana w'umwami w'u Rwanda gwimwira i Burundi nabo batanga umwana w'umwami amugwa hejuru kugira ngo nihabe icyago. Noneho barongera bararaguza mu Rwanda, bohereza undi mwana muhungu w'umwiru, yari umuhungu w'umutsobe witwa Gihanda, agiye kwibutsa umwana w'umwami icyamujyanye i Burundi. Nawe aragenda agwa muri ryareba, agenda agiye kwibutsa umwana w'umwami. I Burundi hatera inzara yamaze imyaka 12. Ubwo hejuru y'umwana w'umwami handitseho ko cyo Gihanda. Gihanda we agenda agiye kwibutsa, nko activating Abarundi bafata za numbi z'aba bantu, bazikura mu iriba, bazizana mu Rwanda rwihishwa, bazijugunya mu iriba riri Nyabugogo, kugira ngo iga zitagire gupfa. Abanyarwanda babimenye, ndabo bafata undi munyarwanda agwa mu iriba rya Nyabugogo kugira ngo babisibe, ariko intumbi barongera bazijyana rwihishwa, bazishyingura i Burundi. Birangira umwami yibeshye w'i Burundi agaba igitero i Bugesera, bamwicirayo. Ikintu cyo gutangaho umuntu ukamutanga nk'igitambo akaba umucengeri, wari umuhango wabanzaga gutegurirwa ibwami, akagenda yambaye nk'abami, akambara n'ingoro ya cyami, akambara n'umugara,
akajyana n'ingabo zimushagaye, agakorerwa n'imirimo n'imihango nk'iyo kwimika umwami, kuko yagendaga ahagarariye u Rwanda. Ntabwo yagendaga ngo bamubone ku musozi aragenda nk'umusazi, wapi, mucegerese gutya ariko kugenda imeze nk'ibya Yesu Kristo. of course, imeze nk'ibya Yesu Kristo. of course. Concept iraremereye cyane, kandi hari umuntu udukurikiye utabashije kuyumva kandi ari umukristo, nabwo nuko byagenze. Aburahamu atanga umwana we, ibiki, oya n'Imana yohereje umwana. no, kugira ngo iyo concept n'Abayahudi bava muri Egiputa, abana b'imfura, Imana yatanze ngo bashyireho amaraso ku ngomane z'imiryango, ariko abana b'imfura abanyamisiri. naho ikibazo, ikintu cyari gihari kindi, babazaga kumukorera imihango yamaraga iminsi 8. cya mbere habanzaga kumweza. Imihango bakoreraga umwami barayimukoreraga. Icya kabiri bimuraga umuryango we. Icya gatatu bakoraga imihango yo kumwimika kugira ngo agende in authority, power and legitimacy y'Abanyarwanda, bakamuha ingabo zimuherekeje, akagenda agiye kwiyenza kuri abo bantu kugira ngo agweyo, amaraso ye ashobore kuba igitambo gishobora kugaba igitero, dushobora guheraho tugaba igitero cya gisirikare, cyangwa se kiba ari igitero spirituel cyo kubateza inzara, cyo kubatuma inka zipfa, mbese twiye kumara hagati y'imyaka nka 10-20 n'u Burundi dushyiditse mu ntambara y'abacengeri, turi mu ntambara z'umwuka. N'ibitero Abanyoro bagabye mu Rwanda 2 byari ibibazo by'intambara z'umwuka. Nduva igitero cya nyuma aricyo gitero cya kabiri cy'Abanyoro, bageze mu Rwanda bararufata, ariko basigara batandukanywa n'Akanyaru. Nota Akanyaru, Akagera, uyu mugezi unyura Nyabugogo bawita bata Nyabarongo. So hirya Nyabarongo niho hari hasigaye ari Rwanda, hino hategekwa n'Abanyoro, niho havuye amazina ya ba Kalisa. Burya Kalisa n'Akagera Rwanda. Kalisa. Niho havuye amazina menshi y'Abanyarwanda bakoresha, ariko mu by'ukuri ayo mazina ari amazina yaturutse mu bwami bw'Ubunyoro. Tujye ku ruburano rw'ubu ngubu. Mfite ibibazo byinshi ndagutegereje kugira ngo nkubaze. So tuvuye ku butegetsi lokal, tugiye uburyo amateka yakoraga, n'ukuntu yigishwaga ariyo ntebe y'abasizi, tuvuye ku butegetsi central tujya ku butegetsi lokal, tugera ku ntebe y'abasizi, tugera ku biru, tugera ku idini. U Rwanda rwa kera rero ikindi kintu bakoraga kinakomeye cyane, cyari ikintu, urundi rwego rw'ubutegetsi rwari urwego rw'ingabo. Habagaho umutware w'ingabo ku rwego rw'igihugu, yabaga ari umwami, niwe wabaga ari umuyobozi w'ikirenga w'ingabo. Undi muyobozi ukomeye yari umuyobozi uyobora ingangurarugo, yabaga ayoboye ingabo zose. Ingangurarugo nuko ubu mu butegetsi bwa ku ngoma za vuba arizo bitaga, kubera ko kera habagaho umutwe w'ingabo ubibwami. Mbere y'ingangurarugo habanje ibisumizi, mbere y'ibisumizi hari imitwe nk'abajepe. Abo ngabo rero umuyobozi wabo
yabaga ari umutware w'ingabo ku rwego rw'igihugu, ayoboye indi mitwe yose yo mu gihugu. zabaga ari ingabo zirenze. Zabaga ari ingabo zirenze. Ikindi, mu ngabo nazo habagaho ingabo z'akarere, umutwe w'ingabo z'akarere, umutwe w'ingabo zifashe tuvuge nk'Induga, Ubuganza bwo hepfo n'ubwa ruguru, Igisaka, Bugesera, nk'inyaruguru habaga ingabo zitwa inyaruguru, zafata ariko nubwo zari ari inyaruguru zafataga ahantu hose hajyanye mu bice bya za Nyaruguru, amayaga yose. Nubwo gusa inyaruguru ntabwo arizo zonyine zabaga Nyaruguru, habaga n'izo bitaga itorero ryo ku nkiko, zarendaga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. So ariko ako gace kose k'amayaga kari ak'ingabo z'inyaruguru. Ni ukuvuga ko ingabo zabaga zirimo divisions, ariko izo divisions zihari zikagenda zitwa amazina. Hariho Gabashakamba bari Butare, hariho nk'Abemerazigo bari hano za ahari komine Giti, niho bari bafite icyicaro gikuru. Abakemba bari barifatiye ruguru majyaruguru. Rukara rubutera afite abakemba sha. Rukara rw'igikundiro nayo afite abakemba. Abakemba baraba majyaruguru. Hariho n'undi mukandagira, urukandagira rwaje no kuyoborwa n'undi mugore witwaga Muhumuza, wari mu byara wa Rukara rwa Bishingwe, aribo bafashe aribo bakontroraga mu burasirazuba bwa Kongo, za Masisi na Rucuru. Muhumuza akagera na za Butembo. Hari ingabo zari Ndorwa, nayo yari diviziyo ukwayo. Hari ingabo, umutware w'ingabo yabaga ari umuntu ukomeye mu mitegekere y'igihugu. Bob, ndacyashaka kurangiza ubutegetsi ubuzima bwose bwa kera. Ni bunini. Ndi bunini. Actually mu mutwe wanjye namaze kubuza na leta y'iki gihe n'ubundi ibyo bakopiye. Of course. Nta kintu gishya bakora. Abadage bagera hano, ikintu cya mbere cyabatangaje n'ukuntu abazungu, n'ukuntu dufite ubutegetsi copy and paste bumeze nk'ubwabo, kandi tutahazi kandi tutarize y'amashuri akagira ngo ndaorganize naye abanyarwanda bari very organized. Now ikindi kintu bagiraga gitangaje kinakomeye cyane, nuko buri karere bashoboraga ahantu hose ubwami bw'u Rwanda bwategekaga rwitwaga rubanda rw'umwami. Niwe wayoboraga igihe cy'umuganura, babiru bakabafashamo n'ibiki byose. Then barangiza bagakora umuhango wo gusabira igihugu, gusengera igihugu, ari byo muri iyi minsi musigaye mwita National Prayer Breakfast. Wabaga uwo muhango waberaga ku musozi umwe gusa mu Kigali, wabanzirizwaga no gusangira ku ntango ya Gihanga, intango y'ubumwe. Iyo ntango kuva kera igihe cya Gihanga, abantu bose b'igihugu, abategetsi bakomeye, yewe no kugeza ku Burundi, no kugeza za Karagwe y'Abahinda, no kugeza bahuriraga, abami bose bahuriraga ku musozi wa mu Kigali kunywa ku ntango y'ubumwe ya Gihanga. Abantu ba mbere batangiye gutatira icyo gihango naba bene Mungu
gisiga cya mungo abarundi muri iyo gahunda yo kugarura iyo spiritualite no kugira nicyo cyazanye Kibogo, kugarura uko gusenga, gusangira ku ntango y'ubumwe, byarangiza gusaba umutima w'u Rwanda no kugarura imiryango nyarwanda, gusenga rugira banyuje mbakurambere. Iryo niryo ryari idini ry'u Rwanda. Niho Kibogo aziramo. kwemera ko tukaba kuruzuye. Jya mu bibazo wari ufite nawe ushaka kuganira. Okay, njye ndashaka kubanza kwintroducinga ukuntu inzego zuzubatse. Inzego z'ubu nkuko ndahera aho wahereye, iyo perezida agiye kujyaho ashyirwaho na perezida w'urukiko rw'ikirenga, niwe murahiza, atorwa n'abaturage ariko akarahizwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga, ariwe na komparaga n'umwiru mukuru w'icyo gihe. Perezida akamukompara n'umwami, ibyo bikarenga agashyiraho umutware ari nako kwita minisitiri w'intebe, umutware mukuru agashyiraho abandi batware bose buri secteur, agashyiraho n'abatware b'umukenke n'abatware b'ubutaka. Yego, abo ngabo si umutware wagena, nabo baturukaga ibwami. Ndavuga iby'ubu minisitiri w'ugena abo bose, minisitiri w'intebe w'ugena abo bose. Yego, nari ubutware bukuru niko yabigezaga. Yego, noneho tukava aho ngaho tukajya mu nararibonye. Yego, hariho nakwita nk'abasenateri banononsora amategeko, bareba si igihugu kirajya he, n'abadepite se rubanda ruravuga iki, n'iki dukeneye gukosora, ni nk'inte parliament niko nayite iki gihe. Akajya no mu ngabo, perezida bari umugaba mukuru. Ikindi rakongereraho gatoya, iyo hashoboraga kuza polisi nshya, bategerezaga, babanzaga kubiganiraho n'inama nkuru, iyo nakwita n'inama nkuru y'abatware, barangiza bakabisohora mu gisigo, bifuza yuko umwami byo bitaga guca iteka, tugati impinja ntizigapfe, bamusabaga gushyiraho polisi, yabyemeza agaca iteka, yicaraga, yaratekaga, mukicara abami kuri throne, ku ntebe ye, nyina amwicaye iruhande, niwe bafatanyaga gutegeka. Abiru bamugaragiye, abatware bahari n'umugore we, yarangiza agahaguruka, intebe ye bakayishyira munsi y'igiti cy'umuvumu cy'ingazamarumbu, akahicara agatangaza ko aciye iteka guhera uyu munsi bizajya bigenda bityo. Yabaga ashyizeho polisi, kandi babirenga bikagukenya. Ntabwo byashobokaga kubirenga. Yabaga power, take it or leave it. Ariko umenye ko nutakinga urabaho, nureka nutatekinga wirengera ibikubaho. Yamara guca iteka hakagenda urundi rwego ntigeze mbabwira rukomeye, rwitwaga abamotsi. Abamotsi bari abantu batangariza rubanda iby'ubwami bemeje. Social media yo. Icyo bakoraga, buri tegeko ryose, buri hame, buri teka riciwe n'umwami, buri mabwiriza yagombaga kugera ku muturage wo hasi. Ubwo bari nka OGS. Niyo umwami yatangaga, barazaga bakavuga, rubanda rw'umwami, namwe rubanda rwa Gihanga, ibintu bisubiye uko byahoze. Ukitumenya ko kabaye. Umwami yatanze, ingoma zaravugaga. Iyo nababwiye ingoma zabaga ibwami, habaga ingoma ngabe. Ingoma ngabe yahoze ari Rwoga ku gitero cy'Abanyabungo bafatanyije
na byinshi byabamara. na byinshi byabamara mu ngabo z'abanyabyinshi. Igihe cy'ubutegetsi bwa Ndahiro Cyamatare nibwo ingoma Ngabe yanyazwe Rwoga, bayinyagiye yitwa Irubi rwa Nyundo, bayinyagiye ahantu hitwa Irubi rwa Nyundo. Buriya Irubi rwa Nyundo ntabwo hitwaga Irubi, kubera kwanyagira iyo ngoma niyo mpamvu bahise Irubi. Hafi no ku Nyundo, Gisenyi ni hariya Gisenyi niho bayinyagiye, kuko Cyamatare akomereka mbere bagiye kumwica yari mu karere ka Ngororero. Reka nkomeze. Ingoma ya kabiri yaje kuyisimbura ni iyitwa Karinga, yaramvuwe na Ruganzu Ndori ahantu bita Gatsibo k'Imitoma ku musozi wa Nyagasiga. nawe ari kumwe na Nyirarumaga, ari kumwe na Nyirarumaga ngaruki. Iyo ngoma yabaga iri kumwe n'Indamutsa. Indamutsa yaramutsaga umwami, hakaba indi ngoma ya gatatu. Iyo ngoma bayikoreshaga gusa kwitabara y'u Rwanda rwabaga rwateye cyangwa rutewe. Nkalamu yavugaga, hagakurikiraho umuhango witwaga ihuri, biva mu guhurura ihururiro. ubwo inkiragutabara zabaga ziryamiye amajanja. Icyo gihe abantu bose ingabo ziri, hakaba urwego rwa rundi narwo. Icyo gihe ingabo zahitaga zigabamo amatsinda, abapfumu bakagaragaza n'indi mbuto zereye kuyobora icyo gitero. Umwami nyine akayobora urugamba. Ngoma Cyamatare bavugaga uzi umugabo witwa Nkoma ya Nkondogoro. Byaramunaniye kugarura ingoma kandi ngari umupfumu yakoze iyo bwabaga biraga. Yabuze intsinzi. Now urundi rwego rwari rukomeye mu mitegekere y'u Rwanda rwari urwego rw'itorero ry'igihugu. Umwana yarererwaga mu muryango, yatangira kugira ubwenge yayoborwaga mu itorero. Mu mashuri y'iki gihe bamwigishaga urwo Rwanda rwose uko rwubatse, bakamwigisha indangagaciro nyarwanda, bakamushyiramo gukunda igihugu. Bamutamikaga u Rwanda akiri muto, agatekereza nk'umunyarwanda. Ese Bob, kuki bidahari uyu munsi rero? Actually biri mu bintu dutakaje kandi bikaducika tubireba Bob. Ibyo rero ni ikibazo cy'ubukoroni. Za nzego zose z'igihugu, abakoroni cyane cyane Ababiligi baje. Buriya abakoroni b'Abadage ntabwo bajyaga mu mico no mu mitegekere y'igihugu. Basabaga gusa kwemera yuko ari bo bagutegeka. Bati iki gihugu ni igihugu cyacu, ni icyanyu. Ako nta kintu bari buhindure, ntacyo bari butegeke, ntibinabareba, nta nubwo bibashishikaje. Upfa gusa kuba wemera ko bagifite intambara y'isi bateganya bishakira abasirikare bazajya kubarwanya. Yego, ni nayo mpamvu mu ntambara yabo barwana, Abadage barwana mu ntambara y'isi, u Rwanda narwo rwohereje ingabo zitwaga Indubaruba. Hari n'abasaza nabonye bakiriho bayirwanya. Yego. So muri make, reka mu kiganiro cya kabiri tuvugaho byapfiriye. Kuko igihe kiratugenda ibintu byapfiriye ku intambara y'Abadage irangiye, Abadage batsinzwe, Ababiligi bateka inzova, Ababiligi bahabwa u Rwanda nk'indagizanyo.
ariko mu by'ukuri aho kugira ngo baruyobore nk'indagizanyo bararukoroniza, baca imitwe y'ingabo, baca ubwiru, bakuraho intebe y'ubusizi, za nzego zose rero asobanuye, basenya itorero, itorero bararica, bararisenya, bazana ibintu byo kwigisha abantu kuevuriwa no kubagira abasirimu. evoliwe na evoliwa bari bahari, bari bafite n'amaduka yabo. Yego, umwami asigara atagifite n'imbaraga zo gushyiraho umutware. Bazana abantu bitwaga abashefu n'abashurushefu n'inama y'igihugu n'ibiki, ngo barubaka demokarasi, bafata za classe z'abantu batangira kuzita amoko, bakora ibintu bitabaho, bica u Rwanda, bashyiraho no kwimika umwami, imihango yo kumwimika idahari, mbese ibintu biranahabira akajya arahirira. Ikinyarwanda gicika ubwo, umuco ucika ubwo, ibintu bipfa gutyo. Abayoboka amadini, bayoboka gatolika, rimwe na rimwe bakababwira bati muyoboke Mungu ariko mwibuke na Rugira nimugera mu rugo, bikanga bategeka n'umwami kubatizwa, biranga, bituma bamukura ku butegetsi, baramuca ibiki, abana baremera ibintu, abana barayoboka ibiki, mbese ikiganiro cy'ubutaha turaganira uko byasubira ku murongo. uzukura umusinga iretire yandikiye umukobwa we Musheshambungo, arimo kumuca, yaranamuvumye, kandi uwo muvumo wamugizeho ingaruka. yarashutswe n'umukwe witwa Rwagataraka yari yarashyingiwe n'umukobwa wa Musinga, kandi Rwagataraka yarayobotse idini, kuko bose barabibonaga yuko utayobotse umuzungu udashobora kuzagumaho. yaramubwiye ngo ku mukobwa wanjye Musheshambungo, mvumye umwana wanjye wese uzaba umukristo, ntakanywa amata ku Muhutu, ntakanywa amata ku Mututsi. Urumva ko n'abahutu bari bafite amata. Nabo umukobwa ntakabyare, nabo umuhungu ntagashyukwe. Ariko ibyo bintu byose byarabakurikiranye. azavumwe n'undi wese uzi kuvuma. Byarabakurikiranye cyane. Now, ikindi kintu cya nyuma na nyuma navuga, combination leta, urwunge rw'abakoroni n'amadini na Kiliziya Gatolika byari bihagije gusenya u Rwanda. Byatwaraga spirituality, bigatwara na administration. Urumva aho twaguye, ubufatanye bw'idini n'imitegekere ya gikoroni yari ihagije gusenya u Rwanda. Mugire umunsi mwiza.